Damuke TV. Ya turabakire muri Damuke TV muri Isanga Betty na Dasi ku munsi wanyu w'abagore. Nize ko uyu munsi wagenze neza, mwanyura muri mwicamake uko uyu munsi wagenze. Murakoze cyane. Umunsi w'abari n'abategarugori w'uyu munsi by'umwihariko mu Rwanda, mere muri quartier aho nuye no munsi nabonaga abantu bamwe na bamwe babihaye agaciro. Ubwo ndavuga bamwe na bamwe kuko si bose babihaye agaciro, babyitayo kandi ubona babyishimiye cyane. Ya Dansi, uyu munsi wagenze gute? Umunsi wagenze neza, umva abagore twikunze, twiyubashye, n'ubundi sanzwe twubaha ariko byarushijeho ariko uyu munsi muragura uyu munsi twabafashije abagabo ndetse aho Kimisagara tubarizwa, gera muraza kubona n'amafoto y'abantu. Uyu munsi wagenze neza cyo goza kora chapeau ku munsi wanyu w'abagore. Ariko icyo nashaka kubabaza, n'umunsi wanyu w'abagore wagenze neza, n'umunsi ugenda neza mu gihugu cyacu, abagore mwahawe ijambo, ariko turacyabona abagore bakubita abagabo, turacyabona abagore bikunda, turacyabona abagore mu mihanda batiyubaha, turacyabona abagore basinda, turacyabona abagore mbega bata umuco nyarwanda. Mwebwe nk'abagore ndetse mwebwe n'urubyiruko, uyu munsi ni uwanyu. Abagore bakobwa murabivuga wiki kubw'uyu munsi? Kubw'uyu munsi rero natangiye mvunga ngo muri quartier aho nuye bamwe na bamwe abonaga babihaye agaciro, babyubashye kandi babinezerewe, ariko abandi ukabona ni babyitayeho. Ibyo ngibyo ari byo byatumye nibaza akantu, ndavuga se abantu muri iki gihe tugeze, cyane ko turi kwizihiza umunsi w'umwari n'umutegarugori ku nshuro harya kangahe, 25 ku 25, aho wasangaga hari abantu batarabyumva mu by'ukuri. Urumva hari abantu batarabyumva, ugasanga hari abantu bameze nkaho nta kintu bibabwiye, ari umunsi usanzwe kandi ari umunsi wiwe nawe ari umwari cyangwa se ari umutegarugori, ukibaza ikibazo ni ikihe. Ariko icyo nshimira cyane, nubwo hari bamwe batarabyiyumvisha neza cyangwa se batarabiha agaciro, hari n'abandi babiserebura babiha agaciro, ugasanga babyambariye. Harabona gensha Kimisagara aho dukorera, dufite sirigo ya Kimisagara, Teamwork, mbega wasanze abagore basa neza, wasanze abagore ariko mwebwe ndabona mutabyambara, byagenze gute? Urumva ukuntu byagenze, ukuntu byagenze nanjye nihereyeho, nari nashananye nanjye hakiri kare. Uraza kubona amafoto kare rwose nari nakubisemo umukenyero nsa neza, ariko kubera ko nari ngiye kuza hano nabonaga ikirere kitameze neza, n'imvura igiye kugwa. Wasaga neza nasaga neza cyane, ndabizi nasaga neza, nari nakubisemo umukenyero, nafunze ibifungo, ariko ngiye kuza hano mbona ikirere cyahindutse, ndavuga ngo kankubitemo akajampa imishana itaza kuguruka. Ariko ubundi rwose ku manywa nanjye ndi mu bantu bizije uyu munsi. Ego ariko umugore mwagatikisha bose. Ndimo kuvuga nkatwe dukunda kugera mu mihanda, cyane cyane natwe mu modu tuba turi aho ngaho muri Kimisagara, dufitemo inshingano, tubona abagore benshi basinze bari mu mihanda banywa bajya gute. Dushimira leta y'u Rwanda uburyo yashyize imbere umugore. Nk'aba bagore, nk'amwe b'abagore mubagire inama, abo batabahesha agaciro. Icyambere navuga buriya kubura umugore bwa mbere, ukuntu twari twishimye cyane, yananiwe, urabona urafatiranye no kukureka. Ariko numva ku bagore nk'amwe turimo kuvuga ku rugendo rwanyu, abo bagore ugasanga umugore mwiza ukenyeye neza, ariko aragenda kumbagara mu muhanda, ugasanga abaturanyi, ugasanga umugore arimo kwirukana n'umugabo, ingibyo induru, abana bajya ku ishuri. Abo bagore bagenzi banyu mwavuga iki kuri icyo kibazo gihangarikije sosiyete nyarwanda? Ubundi umugore muri rusange ni umugore wiha agaciro, wiyubaha. Icyo gihe iyo wagiye muri ibyo bintu ukirenda icupa rya mbere, erega no kunywa inzoga ntabwo ari ukwitesha agaciro, ahubwo ni iki kiba nyuma yo kunywa iyo nzoga.
nicyo gituma n'uwakubonaga nk'uko ubivuze ngo uri igikwerere uri mwiza akwambura ku gaciro. Icyo nababwira rero niyo erega ro kunywa ntago ari ngombwa ngo unywere mu ruhame, ni wowe wakicaraho ukakiseriva utarinze kujya mu ruhame ngo usinde ngo uyandagaze. Gusa icyo aba ari ikibazo sinzi n'ababikora kuko sinjya mbabona benshi, ahubwo wowe ubabonera hehe? nanjye ndababona maze urumva na mugenzi wawe yiyamira nubwo wenda ngewe ube mukaye gace ubwo njye mugenzi wawe reka gubuhamya cyangwa se arabibona akabirenza amaso. reka mugenzi wawe gubuhamya reka mugenzi wawe ubuhamya wumva mwambwira urumva. Okay, nanjye ntago navuga ngo, ariko nshimira cyane imbaraga igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko cyashizemo ugereranyije no mu gihe cyashize. Wasangaga abantu kuba yajya mu muhanda agasinda, tutanavuze wenda umwari n'umutegarugori gusa, muri rusange kuba yajya mu muhanda ukamubona yasinze. Ko uyu munsi ari umunsi wanyu, twibande kuri mwebwe. Hari urubyiruko ubona ugasanga urukerera saa 12 ukabona abana yes nibyo nari ndi kuvuga. Ujyanyije no mu minsi ya kera rwose ntabwo babihaga agaciro cyane, kumva ko umuntu ari kugenda mu muhanda by'umwihariko w'umwari cyangwa umutegarugori yasinze, agenda mu muhanda yasinze, kera babifataga nk'ibisanzwe. Ariko ubu ngubu leta yabishyizemo imbaraga, urabona ko bigenda bicika. Naba mbona ntago ari ukuvuga ngo umuntu namubonye yagenda yasinze, ariko buriya n'umuntu unavuga ngo w'umwari cyangwa umutegarugori ushobora kwicara mu kabari ukabona agejeje mu masaa 8 z'ijoro, ubwabyo ibyo ngibyo ntabwo mbibonamo nk'agaciro. Yego ntabwo wagiye mu muhanda ugwirirana wandavuye wagize ute, ariko nk'umwari nk'umutegarugori ntabwo ushaka kumbwira ngo ushobora kugera saa 8 z'ijoro uri mu kabari. Ibyo ubwabyo ntabwo bihesha agaciro. Ariyo mpamvu ngira n'inama urubyiruko bagenzi banjye mbabwira rwose ntabwo ibyo bintu byadufasha kubaka u Rwanda rwacu twifuza, cyane cyane noneho turushaho kurugira rwiza, kuko ababigizemo uruhari bamaze kurugira rwiza, ariko ni twebwe bo kurubungabunga, sibyo? Nanavuga ngo kunywa agacupa ntacyo bitwaye, kunywa ku gasembuye ntacyo bitwaye, ariko tumenye igihe cyo kukanywa, tumenye uko twitwara mu gihe twakanyweye, n'inshingano zacu nabyo tubizirikane. Yego Dansi, ndagaruka kuri wowe. Nk'abo bantu baba bafite umwana bafite abagabo, ugasanga urwo rugo ubona ruba rumeze gute? Kuko uvuga ngo ntabwo ujya ubibona, ariko nzi ko wenda mba kuwishira umunsi wanyu, ariko ni ibintu bizwi. Nk'uwo mugore wamuvuga w'iki? Umugore utagaciro, utuma umugabo arahagaritse, abana bajya ku mashuri bafite, tubona abana bajya mu muhanda bitewe n'ingaruka mbi zo mu rugo. Wowe wabivuga w'iki? Mu ijambo rimwe ni uko ntarirarenga yagarukiraho. Ntago umugore n'uwiyubashye, umugore ni umutima w'urugo. Ntago ari ngo nasesaguye nagize iki. Rega nka kuri buri kwiyandarika mu muhanda se n'urugero, cyangwa se wanyoye nyine ukiyandagaza, buriya nta nubwo buriya baseka wowe. Buriya naje kubona siko umuntu akora ati yo ngo disira mubyeyi nawe ngo ari mu babyaye, uri kumva? Ntago urumva ahise atukisha abagore muri abigeze no kuri mama we. Kandi mama we nta muntu nabona muri uwo muhanda, ariko umuntu arakwa akavuga ati mbabajwe n'umubyeyi wakubyaye, mbabajwe n'ibibero byaguteruye, uri kumva? Rero ntago biba bikwiye nk'umwari nk'umugore kwitesha agaciro. Uba ugomba kwihesha agaciro ahantu hose waba uri. Abakurikiye Damuke TV, ubu ni umwanya w'abari n'abategarugori, ni umunsi wabo. Twagiye tujya hirya no hino, twabonye ibirori uko byagiye bigenda. Ni umunsi u Rwanda ruha agaciro, ni umunsi igihugu cyacu, leta y'u Rwanda iha imbaraga kugira ngo abagore nibo batubyara. Murabizi abagore nibo badutegurira ibyo mu rugo, abagore nibo binjiye mu nshingano zo nabo kugira ngo bakore, kugira bateze igihugu imbere, ndetse n'umuryango sosiyete nyarwanda. Abagore badufitiye runini, ariko turacyagaya aba bagore
bumva ko bahawe ijambo ugera mu rugo ugasanga niwe wabaye umugabo nkawe Betty uru rubyiruko ejo bundi uzashaka uravuga iki kuri ese kuri abo ngabo bashatse nawe ejo bundi uzaba washatse bagera mu rugo bakaba ari bo bagabo kuko leta y'u Rwanda yabahaye ijambo kugira ngo twese tubashe kubaka sosiyete nyarwanda wowe urabivuga wiki ejo n'ejo bundi ku rubyiruko rw'ejo hazaza ndetse nawe ejo bundi uzaba ugeze mu rugo ushake ugasanga ushatse umugabo kugira ngo mwubake ugasanga murayi muhagaze kubera wowe wigize ndi umugabo erega nta gisimbura umugabo ni ubwuzuzanye urabivuga cyo nk'ejo wowe nk'urubyiruko ejo uzashaka by'umwihariko nanjye niherewe mu rubyiruko ntabwo numva ko bikwiye yego nibyo byabaye ubwuzuzanye cyangwa se twahawe agaciro twahawe ijambo aho nyine mu rugo niyo nyine umugore n'umugabo bashakanye uba usanga nyine ubundi bavuga ko ni ubwuzuzanye ndakunyuze mu ijambo nigeze ni ibintu bigaruka mu mutwe nigeze ari umugabo wari inshuti yanjye nubwo ngiye kwivugira kuri kamera ariko ni ibintu biri mu mutima wanjye byatumye abagore rwose muzajya mutuma dutinya gushaka ubwo umugabo ni abantu bifashije ni abantu bafite ubushobozi ni abantu bafite amafaranga ari umugabo twari tugiye mu rugo gufata agasheke hari utuntu twari tumaze kugura arambwira ati tujyane mu rugo dufate agasheke kugira ngo utanangira ibyo twari tumaze kugura ariko twaragiye tugiye kugira ngo atere umugore navuga uceceke haba se uru rugo mbona kamera zirimo kudushakisha iki gipazi ziri ku gipangu navuga umugore navuga ngo nceceke nginje mu gipangu usanga aparitse amamodoka isijya guhaha izijyana abana ku ishuri iyo umugore agendamo iyo umugabo agendamo ndavuga ati se bavuye batonganye ariko narinjiye nyinjira ibyo nabonye nagamamunwa ndavuga kuba ufite ibintu ufite ubushobozi hari abantu baburaye abantu babwiriwe hari abana babuze minerivare wowe ubwawe mugore ukaba sinzi ko narivuga niba ari ishyano ukabishyano ubu nta kintu wabuze icyo kintu bimaranye imyaka igera muri 6 wasanze bimeze gute se yabwiye nabi umugabo yaramwumva naba no kumubwira nabi naje ibyo nabonye nawe urabyumva imanye imyaka 8 nekereza urumva n'abantu badukurikiye by'umwihariko nanjye n'ukuruneye amatsiko ndibajije ahantu mu rugo rushyashya wari ugezemo nyine ni igiki wabonye ku buryo iyo maji isi kugaruka mu maso nabyo nshimira leta y'u Rwanda nk'umubyeyi yuko yabaye agaciro yabaye ijambo kugira ngo tubashe kuzuzanya ntabwo bivuye ngo wabaye umugabo wabaye umuntu udasanzwe ariyo mpamvu uvuga ngo abagore navuga ngo iki aba bagore batwumva bakurikiye Damuke TV rwose mugerageze mu babagore babari nk'abandi ba kera wabyukaga ugakubura umuharuro ugakubura ukaba umwari ntabwo byakuye ko inshingano zanyu ariko noneho nagezeyo ndumirwa ndaceceka nkuko umugabo ariko njye nabona aripfanye nabwiye umugore ndamubwira ati wama nk'ibyo mufite njye ubwo umugabo ajya yinjira nkapfukama niyo yaba ari mubi yes hari abantu baba baburaye hari abantu baba babwiriwe hari abantu babuze minerivare z'abana hari abana bacu birirwa mu muhanda kuko babuze amikoro ariko mwege ntabwo ngo kamera winjira wabo kamera zishakisha uje iwabo ariko mu rugo nta mahoro ahari nyiramuna Betty ejo n'ejo bundi uzashaka izo ni impanuro ariko ejo n'ejo bundi rwose uzagende nk'uko igihugu cyaguhaye ijambo urikoresha uko riri nanjye ikintu nabivugaho nibyo koko rwose ibintu uvuga ndemeranya nawe nanjye aho niyo muri quartier nge ngenda mbibona ugasanga yego ko nibyo twahawe ijambo twahawe agaciro ariko hari abantu babyitwaza bakabikoresha nabi ugasanga agiye kubisuzuguramo umugabo we ugasanga agiye kubyitwaraho nabi ntago ari twese
nagara abari bose cyangwa se nagara abagore bose bitwara gutyo ariko baravuga ngo abo umwe agatukisha bose ariko nakifuje ko n'uwo nguwo umwe atakabonetse niba baraduhaye freedom icyo dushaka turakivuga icyo dushaka turagikora dufite igihugu cyiza ariko hari ikintu muri kwirengagiza ubu umugore yakitora akarakara cyangwa kigira ikinani gutyo gusa ukuntu bivuga murumva no muri Bibiliya haranditswe ngo handitswe ngo umugabo ategetswe gukunda umugore we noneho umugore agategekwa kugandukira umugabo we ntabwo ariko mbishyizemo ngo mu buryo byo kuvuga ngo umugabo ari hejuru ngo umugore nari hejuru niyo wabashyira kuri nivo imwe ukavuga ati nta kibazo n'uburinganire turi muri leta nziza bavuga ngo ibintu byose n'uburyohesha yego mu rugo mu muryango umugabo n'umugore agaciro barakanganya ariko nkawe nk'umwari nk'umutegarugori niwibagirwe ko umugabo n'umugabo tumuganira na Dansi ejo bundi nandi gihe gishize nabonye ibintu bibabaje cyane mu muhanda ariko se leta y'u Rwanda izongera izabigenza gute kuba barabahaye ijambo barabaye agaciro bakabaha leta y'u Rwanda yagira ngo ibahe mama umubyeyi ab'umubyeyi mu rugo niba babahaye ijambo babaha agaciro ariko ibintu bibabaje ejo bundi ndabonye akarukwiyo gasirikira nkurikirana amakuru umugore yakubita umugabo we yamwandagaje mu muhanda mwumva icyo kintu abana babireba abagore bandi bashungereye abagabo nibi byo ariko yaramukubise aramunoza ese mwe ntabwo mwigezemo kabona ako kantu kara trendinze cyane mu minsi ngayishize rwose nta n'ibyumwe birashiramo rwose nejo bundi nko mu cyumweru kimwe gitambutse last week aho nyine umugore wari uhetse umwana byagaragaye arimo akubita umugabo we ariko mu by'ukuri ukurikiranye imva n'imvano nk'uko Dansi yavuze ati nta muntu ubyuka ngo akubite undi cyangwa se nta muntu ubyuka ngo arebe undi nabi byanga bikunze abafite icyo amurebera nabi sibyo ibyo ndanabyemerana cyane ariko ku buryo usanga Damuru arimo ataha cyangwa se ari mu mirimo ugatangira ukubita ukagira gute none se Damu imbajire mama wawe uzi ikintu uriya mugore yahoraga umugore reka twemere niba yarabafite amakosa ariko babikemurira mu rugo babikemura mu rugo mu gikari ikintu tuvuga ku bari n'abategarugori nta ntungane ibaho twese turakosa ariko nta kujya ku karubanda mwebwe abagore mutegetswe gusanga aho wese umuntu yakoze amakosa mugakubita mukandagaza ariko nimba yakoze amakosa ntabwo bivuze ngo mujye gukarubanda imodoka zihagarare abantu bashunge abana uburere mu rugo abana b'u Rwanda ni ubuhe wenda ikintu navuga ngo umudamu yari yamuhoye ngo ni amafaranga yafashe urumva ubwo umugore abatekereza ku nshingano z'urugo iterambere ry'urugo urumva nibyo umugore abatekereza ahanini excuse me muranyihanganira nuko umugore nibyo binabareba umugore ahanini yareba amafaranga mu muryango abashaka ngo ayo mafaranga agire undi umusaruro runaka agirira urugo cyangwa se agire akamaro runaka agirira urugo nuko rero uwo mugabo yahise yifata amafaranga ayijyanira muri beti barayamurya yose barayamara umudamu kubona umugabo we kwihangana biramunanira ubwo yumva yatekereje aferi zose ziriwe mu rugo atekereza n'ibibazo bihari n'umugabo atekereza n'ukuntu umugabo yafashe amafaranga yose akajyana muri beti bakaba bayariye kwihangana biramunanira kuki mutagira ukwihangana erega abagore mugoma umugore ni umugore ntabwo reka mujye mwibuka ko rimwe mutubyara ko wihangana amezi 9 undi mu nda yawe kuko utakwihangana agakosa kamwe mugagakemurira mu rugo abantu baratandukanye sibyo abantu na kamere ziratandukanye abo bagore mu bagira inama nibyo tujya mu bagira inama nimba ngewe mama yaranwise amezi 9 ndi mu nda ye akanyigisha akondo gutuba kondo akanyigisha amagagira gute kuki utakwihanganira agakosa kamwe basi nitugera mu rugo tubiganireho
ariko namba nananiwe ariko naje kureba nsanga yaranavuze ngo amubabare sinzi ahantu bakoze ikiganiro kuri channel runaka numva aravuze ngo mbabarire sheri biriya narabimenye ko ari amakosa n'umugara mubwira ati ntawe udakosa ubutumiranye neza mu rugo nta kibazo baje kwiyunga nawe yarabizi ko yakoze amakosa kiragiye yatugana ku musozo ariko ni umunsi nanjye washimishije nk'umugabo rwose Kimisagara aho tubarizwa byagenze neza abagore mwaduhaye ibyishimo shimira n'ubuyobozi bwa Kimisagara uburyo bategura kugira ngo abagore bahabwe ijambo nsoza ndahera kuri danse niki wagira uyu munsi wanyu na leta y'u Rwanda yabahaye agaciro icyambere turashimira ko leta y'u Rwanda yongeye kutubonamo agaciro ikakaduha kandi koko nibyo ikindi navuga kuri bababyeyi cyangwa se abadamu bakiyandarika nyabuneka murekeraho mugarukiraho umugore n'umutima niba ari ikintu kibaye nk'umugore mu rugo ugomba kwicara no mwashakanye mukakijyaho inama iyo byanze dufite imiryango dukomokamo dufite n'abajyanama b'imiryango niyo mpamvu rega umuntu akoze ubukwe haza ngo pare na marene bari abantu ntimukabirengagize ngo ko nabo bumva ngo bagiye badashobotse pare na marene ko ngo bamuziranye mwiganye cyangwa se ugasanga nawe nubwo yaje ahubwo ni uje kaza Rusenyi arabihugu ubwo rero ikindi ubwo ni Imana yo kubafasha nakundi niba ari ibyo murakoze ya danse urakoze cyane Betty watubwira uko ejo uru rubyiruko watubwira inama wagira urubyiruko bagenzi bawe bazajya gushinga urugo munashimira leta y'u Rwanda uburyo yabahaye bikabiriza ukuri none se yumva umwagara mu muhanda magukubita mu rugo ugasanga uwo ngo muzatuma tugira ubwabo gushaka wamenya amakuru yawe bavuga ngo babigize ubukwe barakunda Betty bwo nkuko nari mbivuze bakunda kuvuga ngo twabigize ubukwe ngo baduhaye uburenganzira tubigira ubukwe nyine dushaka ngo kubibyinamo cyane by'umwaka ikintu nabwira urubyiruko bagenzi banjye ndagira ngo mbabwire nibyo koko turashimira leta yacu y'igihugu yaduhaye uburenganzira yaduhaye amahirwe kuduha uburinganire yaba njyewe n'umugabo wanjye tukaba dufite amahirwe angana tukaba dufite uburenganzira bungana gusa ikintu nababwira ntibazaduhengenda ngo twongereho ubutamwa sibyo ntituzarengere ngo bimwe bavuga ngo ntituzasendera amahoro twagezemo sibyo natwe rero ntago ntituzasendere agaciro baduhaye ntituzasinde agaciro baduhaye agaciro baduhaye tukabungabunge tugaha agaciro sibyo yego baduhaye uburinganire ku bagabo bacu ariko tububahe umugabo n'umugabo ahora ari umugabo sibyo twavuye mu rubavu rw'umugabo bivuze ngo turi urugingo rwabo turabafasha babo tugomba kububaha tugire kubaha kandi tugire gusigasira agaciro kacu nk'abari murakoze cyane Damuke TV mukomeze mudukurikirane kuri Damuke TV ni televiziyo izajya bagezaho ibiganiro byiza ibiganiro by'ukuri shimira abantu bose bamaje kujya badukurikira shimira na kameramani uburyo ubudufasha shimira n'umushuti wacu DJ Bob nawe ari muri Damuke yabaye wa Damuke nawe turamushimira shimira na leta yacu uburyo yashyize imbere abari n'abategarugori mbasaba ngo nk'abadamu ikintu ubutaha tuzagarukeho tuganira ku byerekeranye n'abantu bari mu mihanda kandi birareba mwebwe biratureba n'ikibitera twese nk'abanyarwanda urakoze Damuke TV murakoze cyane ciao Damuke TV.